uyu munsi iyo ugiye kureba ubona hari icyo nakwita nka ironi de la politique. Iyobera sinzi niba ni iyobera uburyarya bwa politiki bushingiye ku ki? urubyiruko rurangije segonderi turaruha inguzanyo yo kujya kwiga muri kaminuza imyaka si byiza se? Erega umenye ko dushaka urangije muri kaminuza kuki nta gahunda ya leta yari yo kumuha akantu ajya gukirisha muri bya bindi? ubwo se kaminuza yizemo iki? yize gukora amafaranga. Ese nta murangije ikibazo ariko ubwo urumva n'uburezi ahakura ntabwo ari ikibazo. None niba muri kaminuza twita ko tugiye kurangura igicuruzwa kizajya ku isoko kigahangana, ubumenyi nta kirimo. Urebye ibibazo biri hano hanze, kubona icyo umuntu akora hano hanze biragoye. Nta bantu barangiza kaminuza akaba mu myaka 3 nta kintu arabona akora yonyine se. Atari nta umukobwa watanze ubuhamya ko yarangije masters akamara imyaka 10 n'ingahe ari umukene, tumubona kuri Twitter abantu bavuga ati ni mundebe ko yabaye, kandi masters yarayize. Uyu munsi urangije kaminuza, yego, bakugize umudepite nubwo bitaraba, ariko hari uwo babigize bo mu rubyiruko, bamwe bitirirwa ko bahagarira urubyiruko. Ntarumva n'igitekerezo cyabo n'urubyiruko, ariko ratanga igitekerezo cye. Umuntu w'umwana avuga mu bantu bakuru. Oya, ntago baba ari abana, baba bakuze gusa bahonora uretse ubukure n'iki byose. Yego, yego, ahandi yanobera na politiki. Ntaho sibye twatuntu basa naho bakora mu masegone tubize nk'ubugambanyi n'udupolitiki. Nta kandi harimo abayidukora ko ari ubugambanyi, ntago ari politiki. Nta kandi kazi uyu muntu yigeze akora kuva ntaradepoza. Bamutangije miliyoni 3 n'amamodoka naramusamu na musiragiro byose. Ubu ntapfuye mu mutwe. Ubu se impamvu abazunguze badacika ni iyihe? Bahabwa ibicuruzwa n'abari abacuruzi bo hejuru. None se urwo rubyiruko rurubwira ngo ukure 18% ngo ukure kangahe kwijana, kwa kuri mu cyiciro cy'urubyiruko umukuru azarukoresha rukomeze urukene bazi ngo ni rwo ruri gucuruza. Ariko mukanye navuze ngo nasurisha abantu benshi ku mafaranga make, akinjira menshi cyane kurenza gusurisha amafaranga menshi ku bantu bake abandi bashomye. Azagire yaba ari ishyaka cyangwa umushinga amategeko cyangwa undi cyangwa umunyapolitike twaba wiyaminiye hano mu by'ubukungu, adushyirire mu mibare ayereke leta akora iyo dissertation, ishyire hariya niba afite iyo PhD, ashyire hari imibare y'abaturage leta yereka abantu bakora n'abakwiye kuba bakora n'abadakora, ababwire ngo dufasha abakora tukongeraho bano murimo mwibaza ngo bari ko bari mu myaka yo gukora, akongeraho n'abandi bari mu bushomeri, akababwira ngo aba bantu bose tumanuye umusoro twabashyira kuri 15 bagakora bose, za miliyari ibihumbi bingahe mwakubonaga u Rwanda Revenue Authority baha buri mwaka, azahita nibura yisumburaho miliyari 100. Ngwaye ikaze kurikira ibiganiro ku Marembo TV no kuri Agaseke k'amakuru official. Twahirwa Alphonse, mu Gaseke harimo iki? Ebana mu Gaseke nterukejeho numbwira uti warushinzwe intasina reba gasanga nawe zindi ntasi zamuyoye mu Gaseke umunsi ibintu birimo abarundi nabonye biganye umuturanyi. Uhe muturanyi? Hakuno y'Akanyera. Nabo bashyizeho gira inka se? Oya. Mituweli? Nabo basanzwe bafite ibintu bafite namwe mudafite. Bafite iki amaronji? Murafite imikeke? Murayifite. Twayitera mu Kivu se nubwo indagara zanze kumera. No kuvuga hari umugabo w'umubirigi warukuriye Enabel. Enabel uzo yego w'ababerije. Nabo bihemera ku nako uzi ukuntu bamugenje. Uwo mugabo ngo yagiye kuri LinkedIn. Rwa rubuga nk'izindi yafashwe n'ikinyamakuru cy'Iburayi.
igaragaza Uburundi ko esanse yabuze ibintu byose nta kintu na kimwe kigenda kandi ubwo nk'ijisho arabireba nyine yafashe Katura ubona imodoka ipakiye ibintu ariko irambitse ku bintu by'amakurete ku buryo nitagiye araceceka abundi babonye ati wa munyagwa aragatwitinga gusa kuri LinkedIn ati wa munyagwa bamuhaye 24 hours ibaze ubu yagiye imishinga yari yikoreye ubwo nayo bashobora kuyiterurana bavuze bati imishinga we nushaka uzazijyana ariko apana ibintu bya insurance politiki ariko ikibazo abantu nanga ko batumva nese ubundi yabashebeje se sansi irahari abanyafurika ntidukunda ubuhutu sansi irahari ubwo nureba abamuhaye ayo masaha imiryango y'abana bari kujya ku ishuri bajyana mu modoka bagenda no mu modoka uvuga se ahubwo ukeka ari umuturage wo hasi ku mutumba wamuhaye ayo masaha nayo nzi ko ahubwo ugiye kuvuga uti abamuhaye amasaha 48 abana babo biga mu Bubiligi uruseye si bose biga harahandi ariko Afurika iraryoshye Afurika iranaryohera ndetse cyane harya muri Afurika ninde uhagarariye abaturage ku buryo ashobora kuvuga ati ibi tubikoze twakonsirisa abaturage ko ari byo bari gushaka twabagishijeho inama abategekwa n'abaperezida ibyo bikorwa n'abaperezida abategekwa n'ubwami bikorwa n'abami ahategekwa n'abaminisitiri b'intebe bikorwa n'abaminisitiri b'intebe uyu kandi ari mu izina ry'abaturage byose bikorwa mu izina ry'abaturage kandi reka kubwire wa mugabo ibyo bintu ugomba kubimenya ariko siko biba byubatse mu mategeko mu mategeko iki none wagira ngo ndayishimiye afate se ajye gushaka Vox Pop ese murumva Ububiligi tumwirukane cyangwa tumure ajyana akamikoro nyine afate mikoro ajye gushaka Vox Pop oya ikintu nk'icyo gishobora gutuma igihugu cyacu umubano n'ikindi cyangwa cyagira uburyo hari ibyemezo bikomeye cyafata mu buryo bwa politiki na diplomasi nibura bijye bigira ahantu binyuzwa nk'akayunguruzo bice mu nteko wenda inteko niba nk'iyo mu Burundi ari iya rubanda hano tubwiye ko atari intumwa za rubanda iyo mu Burundi ariko no ntabwo ari iya rubanda ni iy'abahutu niko bavuze abahutu ntabwo ari rubanda ze bagiye gutora bayitoye ngo ari iy'abahutu gusa babadede ese ni dede niko numvise ntabwo nabaze urumva ubundi Afurika dore ikintu twabuze twabuze inteko ishinga amategeko y'abaturage izo dufite n'iz'amashyaka inteko zishinga amategeko zimwe na zimwe muri Afurika ntabwo ari iz'abaturage nyine jye nabibaje niba ari iz'amashyaka kuko ntabwo ushobora kujya mu ntibirakunda mu Rwanda kujya mu nteko utari mu ishyaka ariko bareba bamaze ari mwebwe mutabatora bivuze ngo ubwo turabatora niba ari wowe wenyine se ubuze ibyo natoye ko gutora ari ibanga wasanga bagira ijwi ryawe twebwe tubona ko gutora amashyaka n'imiryango n'iki byose turabatora ni uko basabwa kwikorera ibingana n'iby'amashyaka yikoreye kandi amashyaka ni amashyirahamwe ni abantu bishyize hamwe umuntu wakabaye avuga ati ikintu ntabwo ari cyo ni wa muntu wicaye umwanya w'ishyaka uzi ko bari gusaba Alphonse ibintu bingana n'ibyo kandi yarazamukiye ku bantu b'ishyaka ariko agacicika kwicecekera none tubagezayo nshinga inzara amanuka nitura hasi kubera iki politiki yo muri Afurika ikorwa n'abantu bakennye bagishaka kwiyubaka gute bakennye bagishaka kwiyubaka my friend uzanga icyo mvuga ntabwo turagira ariko ibyo byaba ari amahitamo y'abayoboye ibyo bihugu muri Afurika ntabwo turagira nyine amahitamo kuko babishatse bayoboza abakize badafite inzara yo kwiyubaka nuko se muri buri gihugu habuzemo abakize ba bantu bakize nanone ku rundi ruhande bazishakira amasoko gusa ntabwo bashaka kwijandika none se bafashe reka reka nguhe urugero rworoshye reka nguhe urugero rworoshye waretse ntabwo urugero rworoshye
nkuru ukomeye urampa urworoshye kuki reka nguhe urukomeye urampa urworoshye kuki uyu munsi reka nkubwize ukuri ntabwo tugenda kwamamaza tukavuga tuti dufite uruganda rwitwa Sina Gerard urugero entreprise yenyine uriya tumugize minisitiri w'ubucuruzi ntabwo adufasha kuzamura ubucuruzi umuntu ukora ubucuruzi ukagera ku rwego mpuzamahanga ibicuruzwa bye bikaboneka mu baturage bikaboneka kugeza ku rwego rwo hejuru ubu umuntu atuyobora ubucuruzi uko bwakorwa wenda tukamukuriramo inganda tukamuha minisiteri y'ubucuruzi akaba nk'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucuruzi none se reka nkubwire wenda tugakumira uburyo aziharira amasoko urwo rugero utanze ntabwo ndi bwemeranye narwo gute urashaka kunyoboza urashaka kugira minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi narize farumasi umugabo uvuze yikubiye amasoko already ayikubira se hari uwo yayambuye hari uwo yakuye mu maboko hari amasoko ya leta yihesheje bazatwereka ukuntu ayabona we muntu ucuruza kuri gereza gusa bazatwereka arayatsindira afite ubushobozi bwo kugaragaza bwo kwerekana uburyo azofaringa azatanga niba ari amata ahazayakura yego akajya muri gereza afite nyine ubushobozi butuma yabasha kubona ayo mata ayigereza yabatsinda ni insinda harya nibatsinda yari insinda yayigemurira imageragere akayigemurira iya nyakiri bakayigemurira byakunanira kuko barabikora ubishyira mu bitabo bakabona mu by'ukuri murababeshya ufite izo nka urazikamera njya kugura ku cyuma cyane se udafite amasezerano n'abanyamasoko ndagura ku nyange njya ku cyamo njyana n'amajereka zana amasezerano ufitanye n'inyange ariko warayajyana wenda ni urugero ndeka nkubwire banza ugende gahoro nyine amasezerano ujya ubona Sadata avuga ngo kuki mutamaye umuhanda uva i Muhanga ujya i Nyaruguru ko nanjye nawubaka agendera mu mihanda abashe kubagenderamo akaba aryayo ngayo uko azamuka azageraho avuga ati n'ubujya Rusumo ni muwumpe nawe ndagaragaza ko mbifite ni wenda kwakanga kwijandika muri bya bintu wavuze abanyamafaranga ntabwo bashaka kwijandika icyambere wumvise ukuntu mvugiye hejuru uvuga ntawe minisitiri nahita mubaza ukuntu yabonye amasoko urumva najya kwijandika muri politiki yego azasaranganya n'abandi byo kugurisha umwumbati 3,000 kuri gereza ntabwo ashobora kubijyamo bazasakuza bati minisitiri tureka nyishyure n'ubundi arajya mwa minisitiri yego cyangwa babimuhe bigura ibintu ni ukwigura ubwo minisitiri yashyizemo isoko yego twari mwima duhereye he kandi nibyo hari isoko nigeze none politiki nikorwa n'abakenesi iyi ikorwa n'abakenesi kandi igamije ko abakiri bashimisha ndavuga abayoboye bazakora nka basi n'iteranye kwisi ubwo twahitamo iki twahitamo kwicecekera n'iki kiganiro tukakireka tugihagarikira hasi nushaka kureka twigende tugenda utansubije none reka kubaza uyu munsi urangije kaminuza yego bakugize umudepite nubwo bitaraba ariko hari uwo babigize bo mu rubyiruko bamwe bitirirwa ko bahagararira urubyiruko ntarumva n'igitekerezo cyabo n'urubyiruko ariko aratanga igitekerezo cye umuntu w'umwana avuga mu bantu bakuru ntabwo baba ari abana baba bakuze gusa bahonora uretse ubukure n'iki byose yego yego ahandi yanobera na politiki ntaho sibye twa tuntu basa n'aho bakora mu masegonde tubize nk'ubugambanyi buntu dupolitiki nta kandi harimo abayidukora ko ari ubugambanyi ntabwo ari politiki nta kandi kazi uwo muntu yigeze akora kuva ntaradepoza bamutangije miliyoni 3 n'amamodoka na ramusamu na musiragiro byose uwo muntu ntapfuye mu mutwe ahubwo agiye gukura neza kuzamuka kuze muri politiki kuvukira mu biryo byiza se bivuze ko uzapfa mu mutwe yavuye wavutse urabibona umugisha wakuguye hejuru uramutse umubajije uti urubyiruko ruve mu bushomeri gute buriya yaguha igisubizo mwihangire imirimo ntimuzanyure mu mashyaka yavuga ngo mwihangire imirimo kubera ko we umushahara amafaranga amugeraho ku kwezi ni igishoro cy'abanyarutsiro 10 barangije kaminuza
ni igishoro cy'abanyamasheke 30. ni hegitari 2 z'urutoki i Gakenke na Ngoma, ni hegitari 5 z'urutoki i Kirehe. ntihangira harya umuntu azavuga iki, azi iki? naho amajwi yacu se aba muted aho kugira ngo abe ari hazamukire naho abera muted. amajwi yacu ntabwo ashobora kuzamuka. Erega bitwa ko nyine ibyo bakora bareberera abaturage, bagenzura ibyo guverinoma ikora, aho byapfuye bayigira inama. Barana abajyanama se wenda reka nkubwire, bari abantu ntabwo bashinzwe kugira inama, ni ukugenzura, bashinzwe kwigenzura. ariko kwigenzura nabyo usanga bigoye kubera ko ubushobozi bwabo kuri guverinoma buri limite. Guverinoma ibarusha imbaraga. ibarusha imbaraga gute se? kuko ibahemba? no, erega nitwe duhemba, ntabwo ari guverinoma. twebwe abaturage twebwe duhemba. ahubwo imbaze ukandaho ngo bahembe ntari muri guverinoma cyangwa nyine nta. igihugu kiciyemo ibice bitatu: executif, legislatif na judiciaire. Yego. ariko ugiye gusesengura iwacu naha ubona ko executif izurusha imbaraga zose. ariko biranumvikana, ntabwo byumva. si iyoboye se, si yo nyine, yego izindi tuzijyamo ari ibyo tujya gushakamo. ntabwo wajya mu by'ubutabera nta rubanza ufite. executif nyine ni ukuyobora, ni ugushyira mu bikorwa ibyo abantu bose n'imiyoborere nyine. noneho sabo abantu ariko ubutabera tujyamo uko twagize imanza. ako kantu ka supervision ko kugenzura. ikibazo ni uko muri executive ariho habamo n'uko kugenzura. dushaka urundi rwego rugenzura se. bajya bavuga ngo itangazamakuru ni urwego rwa ubutegetsi bwa kane. itangazamakuru bwakabaye ari urwego rwa kane rugenzura, ariko rushinzwe kwizigenzura zose. ariko irikorwa inaha ntabwo byashoboka. ikibazo nitwe ntabwo ari inaha, ntabwo ari twebwe, ni twebwe. ntabwo ikibazo ari twebwe. none se ndava muri kaminuza cyangwa ndava muri segonderi nze ndyinjiremo kubera ko bavuze ngo umunyarwanda wese yabyuka akaba umunyamakuru, nzamenya mbaza iki? erega none se saba njya kubaza uruganda ngo kuki rwasohoye produit, kuki muri supermarket yitwa runaka koko runaka harimo umugati uboze bakankubita 5,000 ngo ngaho te gutahe, nkaziba nyine kwa kuri Twitter banyirengeje. ejo bundi nabandi gukorera restaurant muri Kigali ikomeye, najya kubaza bagahita bashaka umunyamategeko, agahita mpamaga kamwe ngo ugende umunyamategeko ngo urashaka iki kuri iyi restaurant, nkabanda cecetse. ikibazo si twebwe. cyakora ngo niba ari uko mumeze mubayeho nabi. muri 2018 ejo si twamizera abaturage babasigaye muri izo nzego. abaturage ndabakomeje. muri 2018 hari basoza sesiyo ya 2013. yego. twaravuze utari ko urumva nari mbiri mu nanjye ko inteko yacu teguza abagize guverinoma bigaragara ko bitwara nabi. kuki mutegereza ko le chef de l'État ari uzafata umwanzuro? baravuga ngo ariko ngurumva ngo hari intambwe nyinshi, ngo intambwe 5 barazisobanura. kuza kwitaba ugatanga igisobanuro mu magambo, mu gihe bitabanyuze, akaza mu nyandiko, mu gihe bitabanyuze ukajya muri komisiyo yo gusobanura, mu gihe bitabanyuze ukajya mu nteko rusange, hanyuma bitabanyurwa wenda bukaba ari le chef de gouvernement bati haracyari izindi etape. iyi ntama ni icyoya mu dushaka. umuntu wageze kure ninde? umuntu wigeze kugera kure yari Gerardine. nanjye niwe nangiye kubarira. yabibwiye komisiyo, yabibwiye barabyanga. none se nta nubwo ari cyo yazize. bihagarara muri komisiyo, niho byahagarariye. byahagarariye muri komisiyo. noneho rero mbaza umuntu watanze iyo ntuza, wakoze iyo statement ati nyine wumva dore uko bigenda. noneho ndamwicara hano ariko uretse gatoya ko mubizi neza ko urugendo rurerure, kuki mutashatse irakurusa? kuki ni mwebwe mutora amategeko? kuki ako kantu kabazitira mutagafashe ngo mukaguronzure mu kirera kurusa mwiyorohereza? izi mpamvu sarufo je mbona igisubizo urumva ngo ko mubona bahinduka se ngo mubambwiye n'iki ko ntacyo twakoze?
ariko mugomba gukora ku buryo abaturage babibona badatekereje ko ahari ibyanyubya ariko byagenze. none itakweguza umwe mu bagize guverinoma yego nyine ihagarariye abaturage mu mategeko niko bivuga intumwa za Rwanda ariko isano ifitanye na Rwanda kuko nta buriya inteko iramutse ifitanye isano na Rwanda najya mva ku biro by'itora mvuze ngo nsize ntoye depite Mutungirehe Samuel tuzahangana utamvugiye. Nsize ntoye depite nzajya mu muganda 2-3 tutarumva ibitekerezo byacu wabivuzeho tuzaza tukuvaneye ariko si utoye urutonde rw'ishyaka Twahirwa. Iryo shyaka naryo harimo iryo numvise rijondi rivuga ngo baramubona basakuza ngo nta na primaire bize ngo ntibazi n'icyo cyongereza nkibaza iryo shyaka ko riri mu barwanira imyanya mu butegetsi rizajyanamo bande n'abari mu kizuru batazi gusoma icyo cyongereza. Icyo nacyo ubwo ni ikindi ariko biriya nabyo c'est dommage ko nta n'icyongereza bazi kandi bari mu kizuru. Ubuyobozi uvuga ko ari injiji no kuvuga ngo nawe umushyaka umuntu azamuka yageramo wenda bakabona ntabwo yumva icyo umwuka abwira amatorero kuko ryo ryemerewe gutanga irindi zina yego ariko rigendeye kuri rwa rutonde ryatanze yego bakaba bakunabuzamo mu gisobanuro hari isano iri hagati y'umuturage n'abadepite. None n'ibyo kureba n'ibyo bita amadesante cyangwa se ibiganiro kwegera abaturage usanga ari nka rimwe mu gihembwe kandi igihembwe cyabo none kigeramo ubundi igihembwe s'amezi 3 cyangwa hakenewe se ko habaho inteko yo gutora amategeko n'urundi rwego rwo kwegera abaturage ngo bumve ibibabangamira mu iterambere. Kwegera abaturage bizamo gake cyane. Ninde ushinzwe kumenya ngo abaturage basonzeye iki bakeneye iki mu iterambere ryabo? Oya uzarebe kuri kalendari y'ibyo bakora ntabwo uzasanga kujya kwegera usanga handitseho ngo kujya kumenya ibyo abaturage bakeneye mu iterambere. Ni ugukemura ibibazo by'abaturage. Ntabwo abadepite bakemura ibibazo by'abaturage. Ntuzakubwira ko hagiye oya ndavuga abo bayobozi basanzwe. Erega urumva abayobozi basanzwe ni sinzi niba politiki yacu ari uko yubatse isa niyubatse nka top down kotese tegetse nyine buva hejuru byose bituruka hejuru buvoka ariko ibitekerezo bigomba kuva hasi bizamuka hejuru. Ubundi byakaba biva hasi bizamuka nk'amazi atunga inkoko ariko niba no mu nteko atari ko bimeze usanga bigoye. Ubundi njya ndeba ariko nyine burya buri gahugu umuco kandi wako nk'inteko ishinga amategeko buriya ntabwo abadepite bakabaye batuye i Kigali bacu kandi ari rumwe mu nzego nyine zino twavuze burya ntabwo bakabaye bashinga amategeko muri mudepite ku mupaka batuyeze oya buriya bajya uko ubona bajya mu giturage rimwe na rimwe cyangwa se bibaye ngombwa bajya baza no ku nteko bibaye ngombwa ubundi babahenye bagahora ari nk'abanoteri bikorera se bari nk'abahagiye oya ari baramusara intumwa z'abaturage bakabaye igihe kinini cyane bakimara mu baturage kurenza icyo bamara kukimira bakimara se bumva ibyo bavugira mu miganda bareba nabo hapfumutse itiyo y'amazi nge nabonye wenda mu imitegekere y'u Rwanda kubera n'amateka ntabwo dutora dukurikije ibyo bita ngo ni ama constituencies guhagararira uturere n'iki ahubwo bajemo regionalism nubwo atari ko gembura ngo turirinda icyadusubiza inyuma icyo wakura aho uvuka ntibahazi twebwe twirukanka n'iki turimo. Yes ntekereza ko buriya umudepite uturutse i Kigali ugiye Nyamasheke i Rusizi soko yego ni Nyagatare Rusizi Nyagatare mu mutwe agiye afitemo ahantu ari bubone hoteli nziza za kurara aba yabukinze yatanze guhamagara muri Epic ndarara he ejo mu gitondo kuzajya muri Nzahaha wenda ni kure y'akarere ntabwo azagerayo hari nabo bigeze imodoka barimo
nta n'umwe ujya mu muhanda w'imikino. hari n'abadepite mu nteko barabivuze bavuze muri komisiyo ko bari babatumye icyo gihe na Mukabunani yari ari muri iyo komisiyo batuma kujya kureba ibibazo by'abaturage ahantu hari inkambi muri za Gicumbi. Baravuze ngo ntabwo baba bafite ubushobozi bwo kugerayo babihinira hafi aho batumiza abantu ku karere cyane. Mwese ni inteko y'abaturage mukanabivuga batanze n'igisobanuro. Nta gisobanuro. Bati twagize ibibazo by'ubushobozi twahuye mu bantu 200 n'abahuye na 10 bangaye ku karere. Ubwo nyine ibyo bavuze nibyo bazana abavuzi b'amacumu ibyo banzuye byari ibyo. None urumva igitifu umurenge cyangwa meya yakohereza bameze bate ntabavuzi b'amacumu. None se reka nguhe urugero ruto cyane wihangane mfe kukaza. Abaturage b'igisagara umurenge bita Nyanza mu kagari kwitwa Munini umudugudu witwa Sara. Abaturage bambwiye inkuru y'umukecuru wasenyewe n'ibyiza bikaza rwose bigakubita agerageza kugondagonda akazu umudugudu ati ndashaka amafaranga, igitifu ati ndashaka amafaranga. ayiwe njyandika ku mihanda kuri X nigeze kubibona abantu bahura ngo ubwo natamiye tugo nawe kabaye nawe wagisamba. Noneho nza kubaza Goroke uyu muntu urimo unyibasira gutya ni muntu ki? Kubaza nde? Goroke ni ndese ya ntuza ya application ya Elon Musk kuba kuri ngaho cyamunumva iryo jambo imara y'ibyo ari byo. Urabaza ati ikamukubwira ikagusubiza ubwo nabaje abamotari b'Inyaruteja usanga n'abantu b'abavuzi b'amacumu baje kugaragaza ko nyine nta kibazo gihari. Ndavuga none n'abantu akarere karaza gati umukecuru turamuzi umuyaga wamusenyeye inzu kuba yatangiye kubaka ni byiza ahubwo akirimo akawaraga imvura izagwa yaramaze no gusakara. Abayobozi barahindukira bati no umuntu watanze amakuru azaza nayisakara ngo kwazi uyu mukecuru ngo afite umukobwa ngo wiga muri kaminuza mu wa mbere. None barabuze uko bamusenyera. Babazi icyabakurira hirembye ni nkabyo. Ako kagero ngatanze ndetse nabuze numva none kigezweho. Navuze ko iyo nkuru nzayivuga kugeza iyo nzu leta yubatse yitere na sima umwubakiye n'ikirari nkagira nk'abamuhaye bibone kwigurisha aho. Amakuru agezweho bavuze ngo abo banyamakuru mwirwa muha amakuru ngo babaha amafaranga. Ngo amafaranga bari kubaha muri gukusanya muyaguremo bati mwubake ngo niba ntayo babaha mugurisha iyo nkagira inka twabahaye. None si iyo nzu bagiye kubaka ni kimwe mu bizateza urwo rugo imbere mu buryo bwihuse kugira ngo umunyarwanda ave mu bukene. Urumva cyangwa none hagiye gusubira rimwe inyuma. Depite utaha muri icyo gice abo yumvise ibinyamakuru byavuze nk'uko burya yajya kureba uko n'umudepite uhagarariye abaturage nibura akegerana me ati ariko murabona akavuga ati biriya ariko so umuntu ari i Kigali ari mu ndurizi Kigali nabashaka kujya muri business nk'abandi yarashaka guteza ahanganye n'abantu bari ku mishahara ya leta. Yego icyo akora cyatuma atarangiza amanda nuko urwana ikintu cyatuma atarangiza amanda. Arayiza ngo tubwira ngo abantu bazajya kutuvugira gute se azakuvugira nk'ibyo nawe wakwivugira baguhaye umwanya. None se ubu ninde uzamenya ubushomeri n'ubukene biri mu rubyiruko? Erega impamvu mvuga urubyiruko harufo uyu munsi ntituri 2025 ntitubona ko ubukungu hano mu Rwanda ubukire buri mu bantu bo guhera kuri za 50 uzamuka karibo nibura ku kigero kinene bo bafite akantu. Abo bantu ntibari bariho muri za 70 ari abasore batoya ubwo bafite ingahe abari muri za 70 baravuka bari muri za 70 ngiyo ubu iyo hagira ibibakoma mu nkokora muri za 80 90 bikabasubiza inyuma nabi bakazamuka nta kintu bifitiye. Uno munsi twari kuba tubafite se bafite ayo mafaranga bari kuri iyi myaka. Ubu se umeze nka ucinyijuru waba afite amaboko yo gukora ubu ngubu kajya umubwira ngo ariko ikibazo ubukene ni wowe uhora umwereka ko ikibazo cy'ubukene ari we uzageza muri 2040 aho yakabaye nawe atangiye nibura kugira saving akiri ikibazo yari giyewe ikibazo kiracyari giyewe hazazamuka abake bakize
ni ukuvuga ngo bireme ubushomeri bwinshi nanone kurusha ubwari ibibazo by'ubushomeri mu rubyiruko ni aferi igoye. Ejo bundi umukuru w'u Rwanda ari muri Senegal, hari inama yabayemo yigaga ku bijyanye n'ibiribwa muri Afurika. Umukuru w'igihugu yasabye urubyiruko rwa Afurika kudahunga ibibazo, ahubwo bakabisingira bakabishakira ibisubizo byatse bikunze. Ibibazo ariko biterwa nande? Ariko buriya igisubizo cya mbere cy'ibibazo biri mu rubyiruko tubanze tugishakire muri politiki. Okay. Politiki ni urwo rubyiruko ruyishyiraho? Abantu mushyiraho politiki ni iki kintu muri gushyiraho urubyiruko rugeramo rugasekura ku gikuta ruzazamukiraho? Ni iki urubyiruko ruzazamukiraho? Uyu munsi iyo ugiye kureba ubona hari icyo nakwita nka ironie de la politique. Iyobera se? Sinzi niba ni iyobera. Uburyarya bwa politiki bushingiye ku ki? Urubyiruko rurangije segonderi turaruha inguzanyo yo kujya kwiga muri kaminuza imyaka. Si byiza se? Erega umenye ko dushaka urangije muri kaminuza kuki nta gahunda ya leta yari yo kumuha akantu ajya gukirisha muri bya bindi? Ubwo se kaminuza yizemo iki? Yize gukora amafaranga. Ese nta muntu urangije ikibazo ariko ubwo urumva n'uburezi ahakura. Ntabwo ari ikibazo. None niba muri kaminuza twita ko tugiye kurangura igicuruzwa kizajya ku isoko kigahangana, ariko mu gihe twaranguye tugasanga twazanye ibyaboze, ubumenyi nta kirimo. Urebye ibibazo biri hano hanze, kubona icyo umuntu akora hano hanze biragoye. Nta bantu barangiza kaminuza akaba yamara imyaka 3 nta kintu arabona akora yonyine se. Atari nta umukobwa watanze ubuhamya ko yarangije masters akamara imyaka 10 n'ingahe ari umukene, tumubona kuri Twitter abantu bavuga ati ni mundebe ko yabaye kandi masters yarayize. Je ntekereza ko buriya bibaye byiza. Nagerageje gushaka igisubizo cyabyo ndakibura, ariko nabonye ni ikinya. Urubyiruko rwacu rwiberaho mu kintu gusa. None se kuko byose ni uguteganya bizaba byiza. Abantu beredirimo amafaranga, habaye ikindi kigo kivuga giti none abantu batabonye akazi batashoboye no kugira abafasha kwihangira. Bwa bumenyi twarabagurije mugira ubumenyi, wakongera idene bwa bumenyi mufite mugashaka ukuntu mubyaza amahirwe y'ubuzima. Ese abantu babuze icyo gukora cyangwa abantu barakoze basanga hari amabwiriza babwira ngo ibi ntago bikorerwa hano cyangwa ntibinakorwa? Icyo gukora ubundi ni iki? Kuko tugomba kuba dukora icyemewe. Ntago tuzajya kuguza ideni tugamije kurangura urumogi ngo ducuruze mu baturage. Ntago tuzajya gukora nzajya kuguza muri banki cyangwa ikimina mbamo ngo shinge kioske Samuel w'umujyi yazirimbaguye yazimaze. None ndayakurahe? Kari mumbwire ngo ninjye muri no etage Alphonse twahirwa ujuje hariya Sonatube. Uje kumufasha gutera ku muryango waho gure ukodesha mu maganina agato metero kare nk'ijana. Nanjye ngijana. 20 ari ibihumbi 100. Ari mu maganina. Ntekereza ko buri ikibazo dufite dukeneye politiki zorohereza, leta niyo yorohereza urubyiruko. Gute? Dore ukuntu bagomba kurworohereza. Gute? Uretse ibintu bigize ibyaha, ubundi bucuruzi bwose butangiza ibidukikije butanakura urugomo bwakabaye bwete. Ariko uzi ubushize bavana ibintu yitwaga ngo ni liquor store. Turiya tuntu wabonaga atari mu urubyiruko rwari rwahanze iri smart. Nyine se badukoreyemo ayo makosa bari kubikora bate? Ni ukuvuga ngo urubyiruko rwishaka gukira vuba. Niba ari liquor store umenye ko ari ahantu hacuruzwa amateka we. Bizi hanywera ngo ubyita akabari kandi ari liquor store. Ushatse umaze kunywa ajya kuyagarika, abura uyagarika ku muhanda ateza umwana. Icyo kuwushinzwe amabwiriza no kugira ngo umujyi use neza uhumure neza wacyumva.
hanyuma ikindi igisubizo kikaba ikihe? Ingufuri. Igisubizo ntabwo ubundi gikwiye kuba ingufuri. Abantu bakwiye kwigishwa bakihanangirizwa, si no kwihanangirizwa, kuko dukwiye kunareba n'abafata imyanzuro rero. Ese uyu muntu akoze ibintu kubera ubugome? Ese uyu muntu akoze ibintu kubera urwango afitiye igihugu? Ese uyu muntu agambiriye ikibi? Iyo igisubizo ari oya, uravuga uti ibintu ntabwo ari ukuntu bigomba, ibindi twamufasha. Niba ushaka ibi turijya hari utubari, zone z'utubari turazizi. Ariko iyo ugiye gufata ibintu byose ko ari akavuyo, ari akajagari, ari iki byose, finalement biza kurangira nta n'ikintu kitari akajagari. Cyangwa nuko twese dushaka gukorera i Kigali, niho hari amafaranga. ese hari abantu ko hari n'amafaranga? None se nubwo wenda tuba tudashaka kuvuga ibintu byose mu mazina, uzi inkundura yigeze kubaho yuko ibigo byose bitagomba kuba i Kigali babyohereza mu ntara. Yego. Hari umuntu uba muri icyo kigo udataha i Kigali? Nabonye bataha i Kigali. None se niba hari uwagiye agikurikiye aremera agashyiramo na essence ya buri munsi, nyine niba hari uwagiye irenze yari gukodesha kuba ngarare. Umuntu wagiye akurikiye icyo kigo agashinga amacumbi agira ngo abantu bakorera babone aho batura, ntabwo yahomba. Yarahiye. Bivuze iki? Mu ijana bagiyeho ni 6 bakodesheje gusa. Leta nishyira imbaraga mu kugira igihugu cyose imijyi, binyuze muri ya gahunda y'imijyi yunganira Kigali nabira bita ngo ni satellite cities. Niba bishyiremo imbaraga, noneho bafata ibintu bimwe na bimwe babimanura bijyane hariya. Ubundi se ikibangamira ngubu wafata ministeri, ministeri byo byaba ari ibindi bintu, ariko ntabwo ndagenda mu bindi bihugu ngo ndebe niba ministeri zose ari guverinoma igomba kubiri hamwe ku Kacyiru na Kimihurura no kwa Samiya ni ku Kacyiru kaho no muri Kanani na Kacyiru, guverinoma igomba kubiri hamwe. Ntacyo ibyo ntacyo ntituzi washyizeho iryo hamwe, ubwo ntabwo tubirwanya. Ibi bigo bindi bishamikiye kuri leta. Ikigo kujya ahantu ni ubukungu bw'aho hantu. Ibiri i Kigali nuko bavuga bati meteo nta handi hari umuyaga ukwiye gupimwa n'uhangayikishije n'uw'i Kigali gusa. Umuyaga w'Nyabihu watwara amabati, ikibazo basigaye ni ukuzirika ibisenge gusa. Meteo naho yakirwa iki? Icyo kintu urumva RCS imfungwa nyinshi ziri i Kigali, nta handi ubwo yajya kandi nta karere katabimugera. Oya gereza banze barazigabanyije ntabwo zikiri nyinshi cyane. Ntabwo zikiri nyinshi nubwo abarimo ari bo benshi. Ukuntu dufata ibintu byose tukabitsindagira i Kigali, duhita tubona ko kugira ngo umuntu abeho agomba kuba ari i Kigali. Ibyo bigatuma hari n'umuntu ushomereye i Kigali udashaka kuva mu mujyi kandi agiye hanze y'i Kigali yabona ibyo akora. Ariko aho ngaho biroroshye, wenda nubwo hari igipande cy'uko leta igomba kujyanaho ibikorwa remezo, ariko nijyaneyo incentives, igire n'amabwiriza y'ibyo ivanamo umugaga. Ushoye imari yaba ari mu dukioske utuntu dutandukanye muri iyo mijyi yo muri izo ntara, muri utwo turere, usibye kuba hariho kuba ipatante utishyura imyaka 2 utangiye business, ariko nibura ese 20,000 ipatante ni hagati naryo rirahenda kuko riva mu gishoro, naryo riva mu gishoro. Yego, ariko nibura ntabwo ari incentives mbwiye ko hari nkaya mituweli ngo ni mu mpembe nishyura mituweli kandi ari 3 byo mu mwaka. Ntabyo kuvuga ngo witeje imbere ngo wishyura mituweli ukagira ngo hari utanga mituweli buri munsi. Nabyo nyine ari gato kava kwiguye, ariko kamene hari burya leta abaturage bayiha ubutumwa mu buryo buri pasi, kandi leta ikabusa nane yakuramo ubutumwa ibyo yabishaka cyangwa ibyo idashaka ikabiri nishaka ibwihorera, kuko nta nubwo impembera kuyigira inama, ariko ni inshingano nk'umuturage kubwira igihugu kugira ngo turusheho gutera imbere nk'uko turi gutera imbere. Byakabaye byiza dukoze gutya. Abazunguzayi bahaye leta ubutumwa. Umuntu aragenda akagura igikoyi. Igikoyi urakizi? Kikoyi imyenda y'abanyakenya, iki gitwa igikoyi amasayi bambara biri mu mabara, akavuga ati sinzikorera igitebo cya avoka cyangwa nikorera igitebo cy'imyenda, ni imikandara n'amakofi ntange ko birimo n'amafaranga, akigira mu masayi.
urabazi ba bantu bagira umuco mwaka ariko nk'ibi bitwa wamara kumwishyura ati mbwa n'isosha buriya ni ubutumwa yuko byagenda biteze buriya ni ubutumwa yuko utaca ubuzunguzayi ngo bikunde igishoboka ari uko bwakorwa mu buryo buri simati. leta se ko ikeneye umusoro kurusha ikindi cyose kuko yarawibujije ubukungu bw'igihugu cyacu ni abaturage. Ntabwo dufite inyanja dukora, dufite ibiturika mu kuzimu na hehe n'ibipfupfunyuka mu mazi n'ibiki byose ngo tuvuge ko ariho dushingiye ngo ntacyo peteroli zadutungamo gake. Ni ku musoro 18%, 3%, 21% rikaba ryabonetse rya leta. Izarikura he nushaka gukora akantu kagaragaza nkaho washaka gusa n'ukwepa umusoro? Buriya ntubona abanyabukungu baravuga ngo beaucoup d'impôts tire impôt, imisoro myinshi yica isoro. Kumva se turi no ku misoro mike ugereranyije n'abandi ngo mu karere ngo 18 ngo amaze ngo nawe usanga za 20 no twese se ntituse ibyo bintu bagiye babwira abantu leta batagenda cyangwa batagera kuri inyamasheke bazamutse vuba ziri kuri ryavunjisha ry'igihumbi. Reka ndebe uko ahandi byifashe nubwo utakwirwa ubireba 18% ntabwo ariyo yonyine. Muri Kenya VAT ni 16. Shuwa ubwo Tanzania itanga amakuru ra nta badatanga amakuru. Tanzania nabo bari kuri 18. Ariko bakavuga ngo VAT yawe ni 18 ngo ariko ku exportinga ni for free. Kugira gute? Kohereza ibintu hanze ntabwo bica natwe ariko niko bimeze, sibyo aho bijyanye baba ariho bakuzonga. Nyine ndibaza Uganda ni 18. Ubuse twakwirwa teye Burundi naho ni 18. Okay, ubwo urumva turimo hafi aho turi kumwe na ibindi bihugu ukuntu bigenda iyi VAT iba ari kuri iryo jinja tuvuze hakaba ibintu bidasoreshwa. Nyuma ya covid ariko ngo twateye imbere ubukungu bw'abanyarwanda n'ibitarasoreshwaga byaje gusoreshwa. Ariko ubwo ntabwo ubukungu bwateye imbere y'abanyarwanda baje kugira akantu. Nyuma ya covid ushobora gusanga hari inkunga z'amantu zijya mu banyarwanda cyane, agafaranga karaboneka, electronique zirongera zirasora ibintu byari ejo bundi bavuguruye umusoro, ibyo kuri internet barasoresha agacara kose ubu kagiye mu musoro. Ni ikigaragaza yuko nyine twamaze kubona ko buri mwaka ikigo cy'imisoro n'amahoro kikusanya kigenda kigaragaza ko kuyo cyateganyaga byarushijeho. Wabwira gute igihugu yuko abantu babuze umusoro cyangwa babangamiwe ubukungu bwabagwanye? Reka nkubwire Samu, bwaguye muri covid tukabibona ko kuko buguye. Kubivuga nk'umunyabukungu ndabivuga nk'umuntu w'umuprofane ariko ushishoza ufite ibyo yirebera aho hafi. Iyi misoro izamuka reka ngo tume nk'umunyamakuru utese n'abasora barazamutse cyangwa n'abantu bakeya n'ubundi basora amafaranga menshi. Aho ni uzakura igisubizo niba barazamutse cyangwa se icyabayeho ari uko abakoze bungutse cyane bagasora ibintu byinshi. Icya kabiri uracyaye kwirwa rubwira urwagize amahirwe yo kubona icyo rukora rurahembwa iki cyatuma rugira akantu ruzigama rukagira icyo rukora. Uzajye mu cyanya cy'inganda urubyiruko rubarira yo kwandika kandi ariho hari abakoresha hari amafaranga arahari kuri ba nyirayo ariko kubakora ntayo. Niba hari abantu bakorera amafaranga make nyuma yo mu itangazamakuru ni abantu bakora mu nganda z'i Kigali. Kanda bene inganda birirwa bakize ariko nanone ntabwo bazishinze ngo baduteze imbere. Barazishinze ngo biteze imbere batange n'umusoro. Babyishoboza baduha akazi ko kubateza imbere no kubafasha gusora. Burya ntagira ngo umukoresha yagufasha kwiteza imbere. Umukoresha yagufasha kwiteza imbere aramutse ari byo afite muri gahunda. Kandi ibyo ntibyamuzinduye. Aramutse
aramutse aribyo afite muri gahunda yabifasha kwiteza imbere. yavuga ati mu ijana nunguka Ariko ahandi reka none se ubakoze naho 60 ndya 40. uruganda iyo rwungutse ijana yahembaga 20 uko kwezi arabongeza. oya amazi yo kunywa ntabura nyine ariko ntabwo abongeza. amazi yo kunywa asazwa ukore cyane yunguke byinshi umwiteze imbere. Ibyo ntacyo bitwaye dufite benshi bagatanga akazi. none ikibazo tugihigire nyine mu bakiri bato badashaka gukora. No, ntabwo ariko mbyenda. Abakiri bato bafite inyota yo gukora, ahubwo imikorere iragoye. Leta irasabwa koroshya uko byagenda kose. Kureho umusoro se yumanure isoresha rimwe mu mezi 2. Zindamutse n'ujya inama nasoresha umusoro muke ku bantu benshi. Reka dufate urugero rw'izi veti maze kuvuga. Kinyumvise kuri hasi. Cyo gihugu gikize cyane muri kano karere ka cyane. None se ko basoresha ako bafite ibihandi bakura aborohereza cyane ku cyambu. Bakura ku cyambu nyine. Ku cyambu byinjira bataranguye. None Tanzania yo ntabwo ikora ku byambu kuri 18. Iyo nikora ku cyambu. Ubwo barakize cyane kurusha Kenya. Icyambu yo nikora. Dore ikintu cyabayeho muri Kenya. Boroheje imikorere. Abantu benshi binjira muri system y'umusoro. Nta kindi nta rindi bantu. Gusora ntubibonemo umuzigo. Oroshya imikorere abantu bisanzuye bakore gusora ntacyo bitwaye. Wese iyo wishimye ufite amafaranga ntimera nk'urugabisha birenge. None se twebwe ko twamye dusora na mbere hose ubucuruzi bugikorwa cyaso cyabaye se IBM kandi yo yaje ishaka kujya kuri buri kantu wajya eregiye kugura kantu Nyarugenge n'ahandi ugashaka IBM cya giciro baye bagiye kuguheraho baracyongera. Oya ntabwo wabumva ntabwo nshobora kubumva gute se naganire n'abantu muri Rwanda Revenue kandi twaganiriye amakuru urumva yakura ku muntu muri Rwanda Revenue umva kubwiye ikihe kintu reka nkubwire uko byagiye cyakubwira ikihe kintu koko bambwiye ko kuvuga ngo minisitiri ryanyibwiriye unoze urumva ni umudefanseri. IBM iriya 18% niyifata kuri buri kintu gusa ayo 18% n'ubundi uyakoze mu mufuka ntabwo uva mu mufuka y'umuntu. Ako bizasaba nyine ko nkubwira ngo iryo cupa ry'amazi niba narisanye nditangira 500 ntabya IBM bijemo cyagiye muri ya misoro bajyaga banyaka twatigiraga urumva. Ako nibaza ni IBM nta gutigira kuzaba kujyara ni buri kantu gasore. Ariko dore ukuntu bigenda none ubu nzahita nti amazi ubwo niba nayatangiraga mu 500 kwa gutigira kwabaga bansoresha niba bagiye gusoresha buri kantu ndaje IBM nzi ko buri kantu igasaba yako nijya kuri 500 nge mu mufuka rero hagiye mu 400 ya 18% yavuyeho kandi ku mwaka nzongera ntange nandi ya 3% 21% yavuyeho mbone tafata y'amazi nongeho 21% nkomeze ntware ya 500 yanjye. Ubundi siko bigenda. Ubundi siko byagendaga. Izi telefone dufite hano mu ntoki zitara mu gihe tumaze guhera mbere ho gato ya covid niyo tari muri covid zarakuriwe zarasonewe nizi ufa izi televiziyo ibintu byose bya electronique twabigaga ku mafaranga ajya kuba ugereranyije ajya kuba make. Ejo bundi barongeye basubizaho dusanga byazamutseho kenshi barakubwira ngo niya 18% na 3% yo ku mwaka twabariyemo ko tuzayitanga kuko bari barayidukuriyeho. Reka urugero rworoshye reka rworoshye ikintu cyahita kigaragaza uruhare rw'umusoro mu izamuka ry'ibiciro. Tujya mu masoko ya yaba na RCS hahirayo polisi hahirayo mu gisirikare kirahirayo so batuvuga ko batagira uwo musoro ibiciro byabo bingana gute? Kubera ko nta bingana gute simbize ariko numvise ngo ni bito. Kubera icyari bito si kubera icyo kintu babakuriyeho cyane. None zo umucuruzi hari umucuruzi hara ntaga ataka umucuruzamo hari utanga amasoko hari utanga miliyoni muri ari amasoko ntataka cyane kuko ntazabazwe 18% n'igiciro ntazajya kugitumbagiza. None se reka mugose urwo rubyiruko rwo barugenze nkuko se
ni abana bakuru. Ubu se impamvu abazunguzayi badacika ni iyihe? Bahabwa ibicuruzwa n'abo ari abacuruzi bo hejuru. None se urwo rubyiruko rurubwira ngo ukure 18% ngo ukure kangahe ku ijana kuko akora mu cyiciro cy'urubyiruko, umukuru azarukoresha rukomeze urukene bazi ngo ni rwo ruri gucuruza. Ariko mukanye navuze ngo nasurisha abantu benshi ku mafaranga make akinjira menshi cyane kurenza gusurisha amafaranga menshi ku bantu bake abandi bashomye. Azagire yaba ari ishyaka cyangwa umushinga amategeko cyangwa undi cyangwa umunyapolitike twaba wiyaminiye hano mu by'ubukungu adushyirire mu mibare ayereke leta akora iyo dissertation ishyire hariya niba afite iyo PhD ashyire hari imibare y'abaturage leta yereka abantu bakora n'abakwiye kuba bakora n'abadakora, ababwire ngo dufasha abakora tukongeraho bano murimo mwibaza ngo bari ko bari mu myaka yo gukora, akongeraho n'abandi bari mu bushomeri akababwira ngo aba bantu bose tumanuye umusoro twabashyira kuri 15 bagakora bose za miliyari ibihumbi bingahe mwakubonaga u Rwanda Revenue Authority baha buri mwaka azahita nibura yisumburaho miliyari 100. Uwo mushinga ujyanye imbere y'inteko ishinga amategeko cyangwa imbere y'umukuru w'igihugu yakwima ijambo ko hagiye kuboneka miliyari 100 kandi abaturage bari gukora bazamutse. Ntabwo ntekereza ko habuze ushyiramo ngo abibereke ko bivuze suri igiki. Nje mbivuze no mu porofone nta mibare mfite bashaka kumva ko nayo ndimo gushaka akaryo wenda shaka umwanya. Tuvuga se abantu bazabyumva. Je ndi dekaraye nta mwanya nshaka no muri Minicom na Minicofin nta mwanya nshaka. Jewe je mu dekaraye. Hano hani ikirimo niki. Uko bimeze gutya nibwo bitunze amafi manini. Icyo kiba unisa wanduhirizaga iki? Wanduhirije iki wundi imbere hose? Ibintu byose birimo abantu bake nibwo barimo babyungukira. Ko wanduhije rero tukamara amabuye akamara abantu. Efaraka dutaye. Utaza kumbwira n'amazina yabo. Aferi y'urubyiruko iragoye. Aferi y'urubyiruko iragoye mu gihe tutaragira abanyapolitiki cyangwa se abantu ku giti cyabo bashobora kumva ko dushobora kwinjiza abantu muri systeme benshi bo gusora ku mafaranga make twinjiza amafaranga menshi. Noneho buri ugabanyije hari umuntu wakoreshaga abantu batatu ku buryo ugabanyije abona yahita akoresha abantu 10 akaba ari abantu 7 binjiye mu kazi babonye akazi bashyashya. Ubwo hari imiryango 7 leta yari ifashe mu ntoki yari itunze leta igiye kuvugira akantu k'akajirifu irabarekuye kuko wabonye umuntu ushobora kuzagifasha leta mu kubita. Igihe turacyumvikana cyangwa abaturage bakize cyane abari bakurikiye ibiganiro ku Marembo TV ku Gaseke k'amakuru official reka ducumbikira ubwo bagenda batubwira muri comment turage benshi bafite cyane ku mufuka bararushya bimera biti. Nakagiye nakwifuza guhangana n'umuntu wariye apana guhangana n'umutafi. Afite ibibazo wakumva yaguseka hangana n'umuntu wariye ni nko kurwana n'udafite icyombo. Ariko urwo rugamba bazarutsinda azi ngo ndakubwira na mu gitondo nkubwire ntabwo ngaburira ntuntunze. Ariko banza byako umuntu yakubwira ndakubwira niba uri wasake nibirangira nunakupa amazi ifite ubundi umuntu utanga amazi mu gihugu ndamugurira. Ariko uwo muntu se wamukuwamo inyuma y'abasake nta bandi bantu batanga amazi wasanga wenda ari aho bari. Ariko hari itegeko niba ari itegeko niba amabwiriza ibintu by'amazi byose byagiye muri wasake. Hari ahantu bigeze kunca amafaranga yo gukurura amazi mu byitwa mu mushinga witwaga Pakamu Kigali. Faranga ndikuye kwetura ndayatanga. Ariko bibaye ibya wasake imwe byahindutse wasake imbere bikiri Pakamu n'abayafite baravomaga ariko bibereye wasake n'abari bayafite ntibavoma ubwo bari batayafite banze kwirwa baka amazi batazavoma. Bikiri Pakamu ngo abantu baravoma aho babye bivuze ngo ibintu by'amazi byose ni byo wasake nta muntu wongeye kuvoma. Niba wasake kwisobanura kubura amazi simbiye adwigendera. Ariko numvise bari mu manza n'iki byose ya reka dusoze hagaye ikiganiro tuzajya dushaka undi mwanya tumenemo abiri. Ibintu by'imanza ntabwo twajya tujyanira rimwe
uzajya ushaka umwanya tuvuge ku manza imanza ndazifite ziba zihari ukavara inzira y'ifu ntabwo wazisubiramo n'iki byose zajya dushaka umwanya tuzimenemo. Urakoze cyane bwana Alphonse Twahirwa. Ndagushimiye nawe ngo mu Gaseke ubwo abantu bajya bakandeho bakore kuri subscribe no ku Marembo TV bakandeho bakore kuri subscribe. Yes mujye mutanga n'ibitekerezo n'ubwino tuba tubukeneye hari igihe tuzajya dufata umwanya wo kuvuga ubwino. Urakoze. Muri ya anniversaire ihora indya ariko reka dutahe. So